twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ahangaha kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 9 Mata 2025. Dore amasomo ajya kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugeza kwa 20, umurongo wa 24 kugeza kwa 25 n'umurongo wa 28. Umwami Nebukadinezari abaza arakaye ati, mbese byaba ari ukuri koko Shadaraki, Meshaki na Abidenego ko mwaba mudakorera imana zanjye kandi murama ishusho rya zahabu n'imitse? Noneho se mwiteguye ko nimwumva ijwi ry'akarumbeti, umwirongi, igitari, umuduri, iningiri, inanga n'ibindi biririmba, muzapfukama maze mukaramya ishusho nabajishije, mutariramya mugahita mujugunywa mu itanura rigurumana? Icyo gihe se niyo Imana izabamvana mu nzara? Shadaraki, Meshaki na Abidenego basubiza umwami bati, shobuja Nebukadinezari, ntabwo ari ngombwa kugira icyo tugusubiza kuri iyo ngingo. Shobuja, niba Imana yacu dukorera ishobora kudukiza itanura rigurumana ikatuvana no mu nzara zawe, izaturokora. Nitanabikora kandi shobuja, umenye ko tutazakorera imana zawe cyangwa ngo turamye ishusho rya zahabu wimitse. Nuko umwami Nebukadinezari arakara cyane, arabisha kubera Shadaraki, Meshaki na Abidenego. Ategeka ko bacanira itanura rigatukura kurusha uko bisanzwe, ategeka abanyangufu mu ngabo ze kuboha Shadaraki, Meshaki na Abidenego bakabajugunya mu itanura rigurumana. Aba basore ko ari batatu basingiriza Nyagasani rwagati mu ndimi z'umuriro, maze umwami Nebukadinezari abumva baririmba. Nuko umwami arumirwa, ahaguruka n'ingoga maze abaza inkoramutima ze ati, bariya abantu ko ari batatu ntitwari twabajugunye mu muriro baboshye? Baramusubiza bati, nibyo rwose shobuja. Aravuga ati, nyamara ndareba abantu 4 bataboshye bariho bitemberera mu muriro ntacyo baganya, kandi uwa 4 arasa n'umumarayika. Nebukadinezari niko kuvuga ati, nihasizwe Imana ya Shadaraki, Meshaki na Abidenego yohereje umumarayika wayo agakiza abagaragu bayo. Barayiringiye banga kumvira itegeko ry'umwami, bahitamo gutanga imibiri yabo aho gukorera cyangwa gusenga indi mana uretse Imana yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kwakirira isomo rya mbere ni igisingizo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel umutwe wa 3 murongo wa 52 kugeza ku 56. Himbazwa kandi uratwa iteka ryose. Singizwa Nyagasani Mana abasokuruza bacu, nihasizwe izina ryawe ritagatifu ryuje ikuzo. Singirizwa mu ngoro y'ikuzo ryawe ritagatifu, singizwa ku ntebe yawe y'ubwami. Himbazwa kandi uratwa iteka ryose. Singizwa wowe umenya iby'ikuzimu, singizwa wowe utetse ku bakerubimu, singirizwa mu bushorishori bw'ijuru. Himbazwa kandi uratwa iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 8 murongo wa 31 kugeza ku wa 42. Muri icyo gihe Yezu abwira abayahudi bari bamwemeye ati, nimukomera ku ijambo ryanjye muzaba mubaye abigishwa banjye by'ukuri, kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga. Baramusubiza bati, turabo mu nkomoko ya Aburahamu, ntawigeze twigarurira, watubwira ute ko muzigenga? Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, umuntu wese ukora icyaha aba ari umugaragu w'icyaha. Burya umugaragu ntahora iteka mu nzu, ahubwo umwana ni uyihoramo. Umwana nabakura ku bugaragu, icyo gihe muzaba mubaye abigenga koko. Nzi ko mukomoka kuri Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye mutarizirikana. Njye mvuga ibyo nabonye kwa data, namwe mugakora ibyo mwumvanye so. Baramusubiza bati, mubyeyi wacu na Aburahamu. Yezu arababwira ati, niba muri abana ba Aburahamu, nimukora ibyo Aburahamu yakoze. Ubu rero murashaka kunyica, njye ubabwira ukuri numvanye Imana. Ibyo Aburahamu ntiyabikoze. Mwe murakora ibyo so akora. Baramubwira bati, ntabwo turi ibyarirano, dufite data umwe, ni Imana. Yezu arababwira ati, yaba Imana yari so mwankunze, kuko nkomoka ku Mana nkaba naraje. Sinaje ku bwanjye, niwe wantumye. Iyo ni ivanjili ntagatifu.
bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze kuva kuri buri munsi hari ikintu wahinduye mu migenzereze yawe, ugahindura ikibi ujya mu cyiza. Hari umugenzo mwiza wa gipfura wimakaje ukatajemo, bityo umuntu mwiza igihe cyose. Amasomo twateguriwe afite ingingo remezo igira iti ukuri kuzabaha kubaho mu bwigenge. Muri minsi turi kuzirikana ku kuri, ukuri kubohora, ukuri gukiza, ukuri ni kumwe ni Yesu Kristo. Muri aka kanya tujye kuzirikana ku ijambo ryitwa la liberté, ubwigenge. Koko ukuri kuzaduha kuba mu bwigenge. Ese ubwigenge ni iki? Hari bamwe tujya twitiranya ubwigenge tukagira ngo kwigenga ni ugukora ibyo ushatse, kuba ikigenge, ikigomeke, ikihebe, libertinage. Nyamara ubwigenge ntabwo ari ukuba icyo kigenge cyangwa icyo kihebe, libertinage, ahubwo ubwigenge, kwigenga, c'est le choix du bien, c'est choisir le bien et le faire. Ni uguhitamo icyiza kandi ukagikora. Icyo nicyo bita ubwigenge. Aya masomo araza gutambutsamo abantu b'ibyigenge n'abantu bigenga. Ubwo dukomeza tuza kumva ko umuntu wese kwigenga ari ugukora neza, ni ukuzinuka icyaha, ni ugucukubiri n'icyaha, nawe ikigenge ni ugushikamirwa n'icyaha. Nawe niba hari icyaha kigushikamiye ukaba utarakigobotoraho, umenye ko kiri ku ngoyi, uracyari mu bucakara bw'icyaha. Aho ngaho ntabwo wigenga, ahubwo uri ikigenge. Umuntu wese ukora icyaha ahinduka ikigenge, ikihebe, mbese ntabwo nyine wigenga. Nawe uze kureba kuko niba wigenga. Kwigenga ni ugukurikira no gukurikira Yesu Kristo, kuko we atubohora, adukura ku ngoyi y'ubucakara, ingoyi y'icyaha. Ese uri ikigenge cyangwa urigenga? Ukuri kuzabaha kubaho mu bwigenge. Isomo rya mbere tumaze kwakira mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli riratwereka abasore batatu bakomeye ku muco wabo, umuco w'Abayahudi. Mu gihe umuryango w'Imana ujyanywe mu bucakara i Babuloni, wakomeje kugira ibihe bibi byo kudashikama ku Mana. Bamwe bakabogamira ku mwami Nebukadinezari washakaga ko bamuramya n'ibigirwamana bye. Ariko turumva icyemezo gikomeye abasore batatu bafashe cyo kwibohora ku bigirwamana by'umwami, nuko agafata icyemezo cyo kuramya Imana yabo yonyine. Turumva rero babujugunye mu itanura ry'igihano bagiye guhabwa. Ariko biraza kurangira batsinze, biraza kurangira babayeho neza, kubera ko banze gutatira igihango n'Imana yabo. Ni bya bindi bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Nibyo tubonye kwa ba Daniyeli. Noneho tubonye noneho kuri kwicira mu ziko ntigushye. Ubwo babatwitse bakabashyira mu itanura, bazi ko bagiye gushya, bikaza kurangira noneho bari gutembera mu muriro, kubera Imana, umumarayika w'Imana yaje kubatabara. Icyo nicyo bita ubwigenge, kwigenga. Kureka Imana akaba ari iganza, kureka Imana akaba ari yo igenge wawe, ituri wawe. Imana iba y'umugenga wawe, nibwo koko wishima. Birangiye n'umwami abonye ko Imana ari imwe, Imana y'ukuri, niyo duha kwigenga by'ukuri. Himbazwa kandi uratwe iteka ryose. Amen, amen. Iri somo neza neza riratwerekeza ku muntu wigenga, kugendera mu kuri, birangira yishimye, birangira abayeho neza. Iyo wigenga nuko ukora neza igishimisha Imana. Isomo ry'ivanjiri turi kwakira nanone riratwerekeza Yesu Kristo uri kumwe n'Abayahudi. Abayahudi bamwemeye kuko hari n'abandi nabo bahise bamuzinukwa kubera amagambo yababwiraga, amagambo y'akamenamutwe, ko Yesu aturuka ku Mana. Twongere twibutse ibirego bari kumushinja, bya bindi bizamuganisha kuri wa gatanu mutagatifu, noneho bazamushinja kugeza ubwo bamwishe, ko atuka Imana, ko yita umwana w'Imana. Umunsi turamwumva abasaba gukomera ku ijambo rye, agira ati ngo nimukomera ku ijambo ryanjye muzamubaye abigishwa banjye by'ukuri, kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga. Amen, amen, amen. Ahangaha niho bagiye guhera batangira kumwereka ko bigenga, ariko kwigenga kwabo kurerekeza kuri bwa bushikamirwa bwabo, kuko bari mu cyaha, bari kwanga kwemera umwana w'Imana Yesu Kristo. Na nicyo kigiye kugaragaza nk'ikimenyetso cy'uko bagiye kumugambanira kumwica, kuko nyine icyaha kibatsikamiye, ntago bigenga,
ni abagaragu, abacakara b'icyaha. Yezu rero ashaka kubakura aho hantu, aho ku bucakara, abaganisha ku bana b'Imana, ku butungane bw'Imana. Ariko biragoye ko baza kubyemera kuko bagifite umutwe ufunze n'umutima unangiye, bari kwanga kuva ku izima. Nawe nanjye igihe cyose twanze kuva ku izima, birangira tubaye abacakara b'icyaha, birangira tubuze ubwigenge. Muri ino si abantu benshi babuze icyo kintu cy'ubwigenge. Usanga kenshi kubera abanyamafaranga, abategetsi bakomeye, ibintu, abantu baragiye badukandamiza, baradukoranije, nuko bakadushyiraho igitugu, bikaza kurangira tubaye ibyigenge aho kuba abigenga. Bikaza kurangira turi gukora kuri pressure, turi gukora ari abantu bari kudukoresha aho gukoreshwa n'Imana. Ibi byakubaho nanjye byambaho, gukoreshwa n'abantu aho gukoreshwa n'Imana, aho gukoreshwa n'ijambo rya Yezu Kristo, gakoreshwa n'ijambo ry'untegeka, ry'unyobora. Wa muntu nahisemo gukurikira abantu aho gukurikira Imana, nahisemo gukurikira ibintu aho gukurikira Imana. Bizarangira nanjye ntari kwigenga, bizarangira nanjye niba koko iyo nzira nahisemo, bizarangira ubwigenge mbubuze, birangire mbaye ikigenge. Uze gusoza uvuga uti hariyo ndi ikigenge cyangwa ndi uwigenga. Ikigenge birangira n'ubundi ubaye ikigomeke, ikihebe bitabuze. Burya umuhanga niwe wavuze ati dogere ya nyuma y'ubwihebe ni ukwiyahura, kandi ngo wiyishe ntarirwa. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu muryango umwe wari ukize cyane, bakize bikomeye cyane, bafite amafaranga, bafite ibintu, bafite n'abantu bakomeye. Ngo umuryango wari urimo abayobozi bakomeye b'igihugu, ba senateri, abadepite, abaminisitiri, abadogiteri benshi cyane, barize baraminuje. Ngo hanyuma ngo abo bantu bakomeye n'umuryango baza gukora inama, baricara ngo baravuga bati ariko ubundi nubwo tufite abantu bakomeye cyane muri n'umuryango, twarakize, twaraminuje, twarize bikomeye cyane, ariko tubuze umuntu umwe w'ingenzi muri uno muryango. Tubuze umuntu dufite abashaka kuduha ibintu, ariko tubuze undi muntu muri uno muryango. Tubuze uwihaye Imana muri uno muryango, tubuze undi nawe waduhuza n'Imana, tubuze watugeza ku Mana. Jusque là ça va. Uko nguko ibitekerezo ni byiza cyane, babona nyine icyo babuze, nuko baza kwanzura ko umuryango wabo bakeneye kuzabonamo uwihaye Imana, kugira ngo ajye bahuza n'Imana, ko ibintu babifite ntacyo babuze, ariko mu bandi banyacyubahiro babuzemo uwo uzajya bahuza n'Imana, akavuganira ku Mana. Mbega igitekerezo cyiza. Icyo tubuze batajya bavuga bati tubigenze dute rero. Muri uwo muryango baza kureba umwana umwe wa senateri wari umuhererezi. Ibikenerwa byose barimo ubonera, umuryango wose bakabikusanya mpaka byose bikunze. Ariga, amererwa neza, nta kintu na kimwe abuze. Nuko baramufasha ibishoboka byose, yiga iseminari ntoya, ajya no mu nkuru. Uzi ko byaje kurangira abaye umupadiri. Nuko aramaze kuba umupadiri, wa muryango urongera uraterana, urishima cyane ko intego bayigezeho, icyo bari bifuje bakigezeho, ko mu muryango wabo bari bafite ibintu byinshi, bafite byose, ntacyo babuze, ariko bari babuze umupadiri muri wa muryango wabo kugira ngo ajye bahuza n'Imana. Urifuza ko nkubwira uburyo wa mupadiri yaje gukomeza, niba azaba padiri wa kiliziya, niba azaba padiri w'umuryango, ushobora kuba ufite amatsiko. Wa mupadiri byaje gukomeza, arakomeza, ngo mu gihe yaratangiye ubutumwa, ngo aza gufatwa n'indwara, baramuvuza, barongera bamuvuza, ibitaro byinshi barabizenguruka, dore ko bafite n'abadogiteri, baramuvura biranga. Bakajya bibaza indwara arwaye, ibitaro bimaze kumurambirwa byinshi, ari ubutumwa nta nubwo akora. Wa mupadiri aragenda neza, Foricyo yararwaye, aragenda arabihirwa, yongera arabihirwa. Uwo babanye wese ntibumvikane, uwo babanye wese ntibavuge rumwe. Foricyo yarabuze, ngo ubuzima bwe bwose ari umupadiri, ngo yabuze ibyishimo, ntiyigera yishima na rimwe. Nubwo yari afite ibintu, akagira abantu bakomeye mu muryango wabo, ariko ntiyigeze akora ubutumwa yishimye.
ububihe bwabaye bwinshi ntigeze yishima na rimwe. Nuko igihe kimwe cyagera yashaka kuvamo akabura uburyo yagenda kubera ko nta handi yajya kandi ari umuryango wamwohereje. Nuko umupadiri abonye ububihe bumuriye yashaka kugenda, aho umuryango we bakongera bagakumira ati nyaboneka widusebya widukoze isoni. Yewe kugeza na n'ubu wa mupadiri arimo atarimo yaviriyemo imbere kubera gutinya amaso y'abakuru b'umuryango wabo. Na n'ubu arimo, nanjye kuvuga atarimo, ari kuviramo imbere. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Dusabira abantu benshi kuri no si babuze ubwigenge, babaye ibyigenge, ibyihebe, ibyihare, ibyigomeke, padiri masere frere. Kandi wasanga nawe waragiye nko mu bihaye Imana kubera pressure, igitutu n'igitugu cya papa wawe, cya mama wawe, cya senateri uri iwanyu, cya depite, cya minisitiri, babayobozi bakomeye cyane baragutumye. Kandi byaba bagutumye kujya kwiha Imana. Nuko rero igihe kizagera usange kuko baragutumye, kuko nta byishimo uzigera ubona. Babyeyi, uzi ko ushobora kubona amafaranga ukarihamo amashuri akomeye cyane, ariko ntuzigere ubona amafaranga ugura ibyishimo. Ushobora kuryama ku gitanda kiryoshye ariko ukazabura ibitotsi, ukazabura ibyishimo. Ushobora kurya ibiryo biryoshye cyane, ukarya ibiryo bihenze ariko ukabura apeti, ukabura ibyishimo. Wa mubyeyi we, nta kintu kirimo kubura ibyishimo. Ibyishimo birerekeza ku bwigenge. Ntabwo ushobora kwishima niba utigenga, niba ibyo ukora ari abandi babigukoresha, ari abantu babigukoresha. Uzigenga ryari? Igihe cyose uzemera gukoreshwa n'Imana, igihe cyose uzemera gukora ugushaka kw'Imana. Ushobora kuba waragiye mu mpagaro uyu n'uyu, ari abandi babiguteye, ari ingufu z'abandi. Izo nyine uzamenye ko zizakomeza kukuyobora, atari ingufu z'Imana, atari imbaraga z'Imana. Abantu benshi hari igihe tujya mu mpagaro kubera ingufu, igitutu cy'abatuyobora, abadutegeka, abadufasha, ukaza gusanga ugendeye ku mbaraga z'abantu, amafaranga y'abantu n'ibindi byose bagufashisha, ariko hakaburamo ukuboko kw'Imana. Nibo bizarangira uzajyamo ariko buri byishimo. Dusabire abantu benshi babuze ibyishimo mu mihamagaro yabo. Umugabo n'umugore batishimiye ko babanye kubera ko umwe yabanye n'undi abitewe n'igitugu cy'abandi, aho nta byishimo zigera ugira. Dusabire abihaye Imana benshi barimo, bamwe bari kuviramo imbere, abandi barashikamiwe. Kubera iki? Babuze ibyishimo. Ububihe ni bwose. Aho ngaho habuze ubwigenge, aho ngaho icyaha cyaraganje, aho ngaho hakeneye ko inema z'Imana naho zahaganza. Kuko habuze iki? Habuze ubwigenge. Iyo umuntu yabuze ubwigenge, burya n'ibyo ari gukora byose ntabwo ushobora guhura nyine. Ashaka ko yavamo akabibura, ashaka ko yapfa rimwe na rimwe akabibura. Neza ugasanga nyine yapfuye ahagaze, yarabihiwe, none ari kubishya, ari kubihiriza abandi. Icyo nicyo bita kubura ubwigenge, icyo nicyo bita ubwigomeke, kuba ikigenge. Uze gukora umwitozo urebe mu muhamagaro wawe icyo hamagariwe. Ese hari abagutumye? Hari abagiye bagusunika? Ni bya bindi nyine by'uko ushobora gusunika ingorofani, neza ingufu zashira, za zindi wari ufite ziri kuyisunika, ya ngorofani nyine ntiyongere kugenda. Icyagusunitse ni ikihe? Ibi yagusunitse n'ibishira, izo mbaraga zagusunitse n'izishira, niba atari iz'Imana, bizarangira nyine nawe birwaniyemo. Ubuze ibyishimo ubihiwe wese. Igihe cyose uriho nabi bene ubu buryo, nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyacyaha. Reka dusoreze ku nteruro uza gukomeza utekerezaho. Ikizakubwira ko ufite ubwigenge ni uburyo bwiza bwo kwibwiriza gukora icyiza, ndaho biguhatiye. Ikizakubwira ko uri ikigenge nanone ni uburyo, nanjye kuvuga bubi, bwo kwibwiriza gukora ikibi, ndaho bikubwirije. Ukuri kuzabaha ko mu bwigenge, bityo ukore neza icyo Imana ishaka buri munsi. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.